All right, do it again one more time. I close my eyes when she's around. Yego, dukurikodenga indirimbo nyinshi. Mbere na mbere turabanza twishimira iyi ngiyi, turyoherwe nayo. Ni indirimbo nziza iri muri Afrobeat, ndakeka abantu benshi barayikunze. Ese Blues, aka kantu kari mu ijosi ryawe ni agaki? Iri jambo risobanura iki? This is you. Ni jingle. Niyo umuntu yumvishe aka kantu ngo yuhu, buri muntu ahita amenya ko Bruce Melody ahari. Bruce Melody is in the house. Yes, iyi ni imwe muri interview Bruce Melody yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha yari yatumiwe na Shaggy, bamaze igihe bakoranye indirimbo When She's Around, ni remix. Ahangaha babatumiye kuri televiziyo mu kiganiro bita Gute New York. Ibi Bruce Melody yabigezeho nyuma y'urugendo rurerure, aho byabaye ngombwa ko yiba n'amafaranga iwabo kugira ngo ajye gukora indirimbo ye ya mbere, bikarangira banamutuburiye ntikorwe. Ibi byose ugiye kubyumva mu kiganiro naguteguriye, amateka ya Bruce Melody. Nk'ibisanzwe nyinditega the great MC Swain. Niba ari ubwa mbere urebye video kuri YouTube channel yanjye, ndagira ngo umenyeshe ko iyi YouTube channel ikugezaho amateka y'ibyamamare ndetse n'andi makuru atandukanye y'ibyamamare. Niba ari umuhanzi wifuza ko nazakubwira amateka yiwe, uze kubyandika muri comment. Ubutanza akubwire amavu n'amavuko, urugendo yanyuzemo kugira ngo abe uwo yashakaga kuba we ubu ngubu. Iwacu Bruce, uzwi nka Bruce Melody, ni umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba n'umuririmbyi nyarwanda. Uyu ise yitabye Imana nyuma y'uko yaramaze kuzuza imyaka 3 gusa, hanyuma akomeza ubuzima ari kumwe na mama we wenyine. Ni umwana uturuka mu muryango w'abana 4, akaba umwana wa kabiri. Amashuri abanza yatangiye ku kigo cyitwa École Primaire de Busanza, gusa ntabwo yirangirijeho. Yahise akomereza ku kigo kindi cyitwa Ka Kigali gerereye i Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiriye i Kanombe ahitwa Efoteke, aza kuyarangiriza ahitwa Islamic, aha ni mu karere ka Rwamagana. Yabajijwe ibijyanye n'amasomo ye, avuga ko yize bimugoye, atari uko yari umuswa, ahubwo ari uko yagiye ahura n'ibibazo birimo ibibazo by'umuryango, bikaza kubangamira amasomo ye ku buryo bukomeye. Bruce Melody yakuriye mu kuririmba mu rusengero rw'i Kanombe. Uru rwari urusengero rw'abarokore. Avukira mu muryango w'abaramyi, aho yabaga muri korali. Muri iyi korali yabagamo yabahimbiraga indirimbo, ariko ntago bamuhaga amahirwe yo kuyitera, ahubwo bayihaga abandi ko ari bo bayiririmba mu rusengero. Yaje kumenya ko hari izindi ndirimbo zibaho zitari zo kuramya Imana nk'uko arizo yumvaga iwabo ndetse no mu rusengero aho yakundaga kuba ari. Izi ndirimbo yazumvanye itsinda rya KGB. Iri ni itsinda ryari rigezweho muri icyo gihe. Guhera icyo gihe yatangiye kujya asubiramo indirimbo zabo, bigatuma akunda umuziki cyane. Iyo Bruce Melody ari kuvuga inkuru ze zo mu bwana, ntasiba kuvuga inkuru y'umuhungu wari inshuti ye waje kumugira inama yo kwiba amafaranga iwabo, amusezeranya ko azamujyana i Rusizi bagakora indirimbo ye ya mbere. Bruce Melody yaje kubyemera, yibaye amafaranga ayazanira umuhungu w'inshuti ye. Gusa nyuma yo kuyamugezaho, umuhungu yahise aburirwa irengero, birangira Bruce Melody indirimbo ye ya mbere idakozwe. Mu mwaka wa 2006 nibwo Bruce Melody yaje kumenya ko itsinda rya KGB rituye ahitwa Gikondo, aha ni mu mujyi wa Kigali. Niko gufata urugendo akava iwabo i Kanombe n'amaguru akerekeza i Gikondo. We ngo yari yizeye ko impano ye yo kuririmba nibaza kuyumva bari bumufashe. Ahageze yababwiye ko ari umufana wabo kandi ko yifuza kuzamera nkabo. Ako kanya bahise bamusaba ko baririmbira. Yabaririmbiye indirimbo bumva aririmba neza. Umwe mu bari bagize itsinda rya KGB, nyakwigendera Henry, yahise yiyemeza kumufasha. Ku munsi wakurikiyeho uyu Henry yamujyanye muri studio. Iyi studio yari yo wita producer Dadu Jackson yagombaga kumukorera indirimbo ye ya mbere, ariko iyo ndirimbo ntabwo yigeze irangira. Uwo mu producer ntabwo yirangije, ahubwo yamuhaye murumuna we Nason ngo akomeze amufashe kuyikora. Gusa nawe ntiyayirangije, ahubwo yamuhaye uwo bakoranaga. Muri uko kumuhererekanya ni nako yakomezaga guhezwa muri studio, ariko akanga gucika intege, kugeza ubwo umunsi umwe bari kumukorera indirimbo ye umuriro urashize, niko kumusaba kuwugura. Bruce Melody ngo yatekereje ukuntu ava i Kanombe iwabo n'amaguru aje kuri studio
yabuze n'ijana ryo gutega. Ati kumbwira ngo ngure umuriro kwari nko kunyirukana. Aya ni amagambo Bruce Melody yaganirije ikinyamakuru Igihe mu mwaka wa 2019. Uyu Bruce Melody nyuma yo gusabwa amafaranga yo kugura umuriro kandi nayo yari afite mu by'ukuri, yahise afata umwanzuro wo guhagarika kuza muri studio kuko yabonaga bari kumwikuraho. Nguko uko Bruce Melody indirimbo ye ya mbere itakozwe mu gihe yari yamaze kwishyura amafaranga yo kuyimukorera. Ibi byatumye acika intege asa n'uhagaritse umuziki. Mu mwaka wa 2010 Bruce Melody yaje kumenya ko hari studio yafunguye i Kanombe. Iyi ikaba yari studio ya Agiye Black. Icyo gihe Melody avuga ko yavaga ku ishuri akanyura kuri studio. Abahakoraga bamutumaga kuri boutique akagenda avuga ati Imana izamfasha ahantu makuru ikintu kizima mu bijyanye no gukora umuziki. Mu bakoreraga muri iyi studio harimo producer Jimmy ndetse na piano. Uyu piano ngo yari umuhanga mu gucuranga piano cyane bigatuma bayimwitirira. Aba bose bigishwaga na nyakwigendera Junior Mighty System. Ngo buri uko yabaga ari kubigisha Melody yabaga ari hafi aho akagenda areba ibyo bari gukora gake gake, amenya utuntu tumwe na tumwe mu bijyanye no gutunganya umuziki. Haciyemo igihe Bruce Melody hari ibyo yatangiye kumenya ku muziki ndetse atangira no gukora indirimbo zinyuranye. Jimmy na producer piano baje kugenda, Melody asigara muri studio ari umwe, niko gukorera amafaranga karahava. Gusa ibi ntibyatinze kuko yaje kwirukanwa na nyiri iyi studio Agiye Black, niko kwerekeza mu yindi studio yari i Masaka. Gusa naho biranga, agirwa amagana mu yindi studio yitwa Ineza Studio. Ahangaha yaratangiye kugererwa n'amafaranga ya production dore ko yari amaze kumwibagiza inzozi zo kuba umuhanzi. Gusa bidatinze naho baje kumwirukana akomeza mu zindi studio harimo n'izi Ngoma. Melody asoje amashuri yisumbuye yongeye kwibuka inzozi zo kuba umuhanzi. Nubwo amafaranga yo gukora indirimbo yari amaze kumuryohera, yibutse ko kuva kera yakundaga kuririmba, bituma icyo gihe ashaka ukuntu yakongera kuzamura impano ye yo kuririmba. Icyo gihe yaje guhura n'umushoramari Munyakazi Janvier, uyu yashaka kugura studio ya Agiye Black ariko akagikorwamo na Bruce Melody nk'umuhanzi. Gusa Melody yifuje kubanza yakwiga bigiye kuri bijyanye no gutunganya umuziki, bituma afata umwanzuro wo kujya kwiga kwa Lick. Gusa byaje guhurirana nuko Lick yari afite urugendo rwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugambi wa Bruce Melody burapfuye. Nyuma yo kuba Lick, Bruce Melody yahuye na producer Faizo. Nyuma yo kuganira bigira inama yo kureka kugura studio ya Agiye Black, ahubwo bapanga kugura studio yari isizwe na Lick yitwaga Unlimited Studio. Ubwo Melody yagombaga kujyamo nk'umuhanzi, noneho Faizo akajyamo nk'umuproducer, Munyakazi akaba nyirayo dore ko yari we mushoramari wari waremeye Bruce Melody kumufasha. Aha Melody yakoreye indirimbo zirimo inkovu ariko ntiyabahite kuko ngo yabuze umwanya wo kuyamamaza bitewe n'amasomo. Nyuma yarongeye akora iyitwa Ngiye Kubivuga, gusa nayo ntiyamenyekanye. Nyuma yaho yakoze iyitwa Tubivemo. Iyi ngiyi yaje gucurangwa cyane ku maradiyo menshi agiye atandukanye yo mu Rwanda, bituma Bruce Melody abona ko ibintu bye bitangiye kugenda neza. Yaje gukora iyitwa Telefone. Iyi nayo yaje kongera kuzamura izina rya Bruce Melody mu matwi y'Abanyarwanda. Yaje gukurikiza indirimbo nziza yitwa Uzandabure. Iyi yayikorewe na producer Faizo. Yaje gukundwa cyane n'Abanyarwanda batari bake. Melody aganira n'itangazamakuru yavuze ko indirimbo Uzandabure ariyo ndirimbo yakoze kumva ibaye uko ashaka, kuko yari yo ndirimbo yarakoze ikaba hit ndetse igasohoka muri melody nziza nk'uko yabyifuzaga. Izi ndirimbo nizo twavuga ko Bruce Melody yakoze bwa mbere, cyane ko ari nazo zatumye Abanyarwanda bamenya izina Melody. Ushobora kwibaza ngo izina Melody ryavuye he? Bruce Melody avuga ko izina Bruce yaryiswe na papa we, ngo akeka ko impamvu yari mwise ari uko umukinnyi wa filime Bruce Lee yari agezweho muri iyo myaka ya za 90. Izina Melody ryo ngo yaryiswe na musaza wa Teta Diana witwaga Badman.
ariko moye kuba Bruce Melody akiri umuproducer yajyaga gutanga mu zindi studio ama melody y'indirimbo, cyane kubwo yakoraga muri studio Unlimited, yakoraga ubuhanzi bwe ariko anakora production abifashijwemo na producer Faizo, biza kurangira nawe abimenye. Bruce Melody ngo yaranze kureka production ngo kuko atari yizeye ko ubuhanzi bwamuha amafaranga nawe yakoraga mu gutunganya indirimbo. Bruce Melody ngo yageze aba umuhanga mu gutunganya injyana z'indirimbo cyangwa se production, bigatuma n'abandi bakoraga ibijyanye na entertainment cyane cyane mu mujyi wa Kigali za Kanombe batangira kujya bamwitabaza ngo azabaho ubufasha. Iyo bamutumizagaho baravuga ngo muduhamagare wa muhungu wa Melody azadufasha. Aha baga bashatse kuvuga ngo wa mwana uzi gukora melody cyangwa se injyana z'indirimbo. Ngo kuko izina Melody byiyongeye kuri Bruce nawe mu mwaka wa 2012 ubwo yakoraga indirimbo ze za mbere nakubwiye haruguru, yaje gufata umwanzuro wo kwiyita Bruce Melody. Afata izina rye Bruce ariko mu mazina yiwe itaha iwacu Bruce yongeraho Melody nk'izina ry'akabyiniriro. Guko itaha iwacu yatangiye urugendo rwe rwa muzika yitwa Bruce Melody. Ngayo nguko mu mwaka wa 2012 tariki enye z'ukwa cyenda ubwo Bruce Melody yari gukora amashusho y'indirimbo zandabure, yakiriye inkuru y'incamugongo imubwira ko nyine arembye cyane. Icyo gihe yahise ataha ajyana umubyeyi we kwa muganga, gusa kimugezayo kubw'amahirwe make yahise apfa. Nyuma y'ibyo Bruce Melody yaje kugirana ibibazo na producer Faizo, babura ubwumvikane bituma asezera muri Unlimited. Nyuma yaho Bruce Melody yaje guhura na Mico the Best mu gitaramo cyari cyabereye Rusizi, maze Mico amwemera kumujyana muri studio ya Super Level. Aha yahuriyemo na producer Piano nawe wari umaze gusinyamo amasezerano. Melody yabanje kumvikana na Super Level kizajya imuha 50% y'ibyinjiye, ariko ntabwo yahise asinya aya masezerano. Ngo rimwe Bruce Melody yaje gukora igitaramo atabamenyesheje, baramurakarira bituma bahindura amasezerano baragiranye mbere. Icyo gihe Bruce Melody yaje gusinya muri Super Level asanga kontra yiwe barayihinduye, dore ko bari baravuze ko none azajya afata 30% by'ibyinjiye bivuye kuri 50% bari baramwemereye mbere. Bruce Melody ngo yumvise bimucanze, kandi kuko yari amaze kubura umubyeyi we, yari ari mu bihe bitoroshye by'ubukene, yabonye nta kundi yabigenza yemera gusinya iyi kontra. Ariko yabikoze atekereza ko namara kuba icyamamare azahita basaba gusinyura aya masezerano akajya kwikorera ku giti cye. Bruce Melody nyuma yo gukora indirimbo zitandukanye muri Super Level zigakundwa, zigatuma izina rye ryongera kuzamuka rikamenyekana rigatumbagira mu Banyarwanda, yaje kwitabira amarushanwa ya Primus Guma Guma Superstar. Aha yahawe amafaranga agera kuri miliyoni. Ni amafaranga yahabwaga umuhanzi wese witabiriye Primus Guma Guma Superstar. Gusa kubera ko amasezerano ye yari yasinye muri Super Level yavuga ko agomba gutwara 30 gusa ku ijana, ibwo bivuze ko yagombaga guhabwa ibihumbi 300 gusa. Melody avuga ko yahawe amafaranga atarenze ibihumbi 70 bitewe n'uko yari afashe utudeni twa hato na hato mu gihe yari akiri muri iyi studio. Nyuma yo kumenyekana, Bruce Melody nk'uko yari yarabipanze yahise yandikira studio ya Super Level ko ashaka gusinyura amasezerano akajya kwikorera ku giti cye. Ubwo yasabaga ko amasezerano aseswa, yasabwe ubwishyu bw'amafaranga agera kuri miliyoni 18 ngo kandi ntayo yari kubona. Ibi byatumye ajyanwa mu nkiko araburana, kubw'amahirwe birangira urukiko rwemeje ko agomba kwishyura miliyoni 2 gusa. Arazishyura hanyuma ava muri Super Level ajya kwikorera. Yaje kwikorera, abantu baramukunda. Bruce Melody arakomeza arazamuka, niko gukomeza gukora adahagarara ataruhuka nka Munyakazi. Mu mwaka wa 2017 Bruce Melody yabaye umuririmbyi wa mbere witabiriye ibitaramo bya Koko Studio, aho yahuriyemo n'abandi bahanzi bo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Uyu muhanzi yakomeje kuba umuhanzi ukunzwe na benshi mu Rwanda, ari nabyo byagiye bimufasha gutwara ibihembo binyuranye, harimo Primus Guma Guma yatwaye mu mwaka wa 2018 ubwo yabaga ku nshuro yayo ya 8. Bruce Melody yatangiye kwinjiza amafaranga menshi
ariko ngo aya mafaranga yarayasevingaga andi akayashora mu mishinga imubyarira inyungu kugira ngo akomeze kwiteza imbere. Mu mwaka wa 2020 tariki 17 z'ukwa mbere, Bruce Melody n'umujyanama we Kabanda Jean Dodier bamuritse ku mugaragaro televiziyo yabo nshya BCCO TV. Yatangiye inyuzwaho imiziki gusa, ariko ubu inyuzwaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Ni nyuma yaho yaje kwibikaho abanyamakuru bakomeye b'imyidagaduro mu Rwanda, harimo Murindahabi na Philpita bakoraga ku Isango, Emarito wakoraga kuri Royal TV, MC Buryohe na Bianca bakoraga kuri Flash TV. Iyi televiziyo yatangiye ikiganiro cyayo cyitwa The Choice Live cyahurirwagamo na Irene, Philpita ndetse na DJ Renzo. Bruce Melody yakomeje gukora cyane, ari nako akora indirimbo nyinshi ku buryo abakunzi be batigeze bamubura. Ibi nabyo byatumye bamwita Munyakazi kubera ko yakoraga indirimbo nyinshi, dore ko nawe ngataza umubare w'indirimbo amaze gukora. Avuga ko hari n'izo yakoze nyinshi zikiri muri studio zitarasohoka, ngo hari n'izo yakoze atazi iyo zagiye. Mu mwaka wa 2020 mu kwa kabiri yatangaje nuko yinjiye muri label yitwa Cloud9 Entertainment, nubwo atigeze ayitindamo. Melody yatangiye kugira neza abandi bahanzi bakizamuka nkuko nawe yarayigiriwe. Atangaza ko yagiranye amasezerano na Kenny Soul ndetse na Juno Kizigenza, bari mu bahanzi bari bakizamuka mu muziki. Abinjiza mu nzu yafashaga abahanzi mu bya muzika yise Igitangaza. Kenny Soul yari amukuye mu itsinda rya Imba Voice ryari rimaze imyaka 3. Iri tsinda ryabarizwagamo uwitwa Billy Luzima ndetse na Hozemba Boy. Aba bose bari barize ku Nyundo. Juno mu mwaka wa 2019 nibwo yatangiye kwigaragaza ubwo yasubiragamo indirimbo Catherine ya Bruce Melody. Bruce Melody muri 2022 nibwo yagiye muri studio 155 EM ya Coach Gael. Akigiramo none ibikorwa bye yabishyize ku rundi rwego, atangira gukora collabo n'ibyamamare byo hanze y'igihugu bikomeye. Muri abo harimo Harmonize bakoranye indirimbo yitwa Totally Crazy, harimo Calligraphy bakoranye indirimbo Sawa Sawa. Nyuma yaho yaje gukorana collabo na Shaggy ari nayo iheruka, ubwo basubiragamo indirimbo Funga Macho bayita When She's Around. Iyi collabo yatumbagije Bruce Melody ku buryo budasanzwe, ku buryo yatumye akora amateka atigeze akorwa n'undi muhanzi nyarwanda wese, no guperformingira kuri stage zirenze zitarakorerwaho n'undi munyarwanda, nk'iyo mu bitaramo byabereye Miami ndetse na Dallas. Bruce Melody tugarutse ku buzima bwe, ni umugabo w'abana babiri. Umwe yamubyaye muri 2015 amwita iwacu Prita, undi amubyara muri 2019. Ubwo yibarukaga imfura ye nibwo bwa mbere byamenyekanye mu itangazamakuru ko Bruce Melody afite umugore, nubwo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko kuko batari barasezeranye. Bruce Melody abajijwe impamvu atamwerekana, yabwiye itangazamakuru ko umugore we atabikunda kandi ko yamusabye kubitabishyira mu bitangazamakuru. Abajijwe impamvu yashatse umugore kare, yavuze ko ari uko yabonaga inkumi z'iki gihe atazazishobora, ariko avuga ko igihe nikigera azakora ubukwe kuko abifite muri gahunda. Kuri ubu Bruce Melody afite abasubscribers bagera ku 563 kuri YouTube channel ye, mu gihe kuri Instagram akurikirwa n'abarenga 1 miliyoni. Kubera ukuntu akunzwe cyane, bituma amakampani menshi amugirira icyizere bakamifashisha mu kwamamaza. Kuri ubu nka BK Arena yamuhaye kontra ya miliyoni 150. Bruce Melody yamamariza Primus ndetse n'andi makampani menshi. Bivuga ko afite imitungo myinshi nka label yitwa Igitangaza twavuze haruguru. Bivuga ko afite amahoteli ndetse n'imigabane mu Isibo TV. Bibiza byiyongera ku modoka y'igikoko agendamo Barabasi.